Amen. Haleluya. Twongeye kubasuhuza kandi nanone mu izina rya Yesu. Mwebwe turi kumwe, mwebwe turi gutyazanya, mwebwe turi gukomezanya, kandi mwebwe muri kwakira agakiza tukazajyana mu ijuru n'iby'umunezero kandi n'iby'igishimo byinshi tuzabana mu bwami bwo mu ijuru. Niho heza habaho, niho mwifuriza kandi nanjye niho nifuriza. Nicyo gituma ndwana intambara nziza kugira ngo ntazaburayo. Niyo mpamvu nsenga iteka kugira ngo ntazaburayo. Nicyo gituma soma ijambo ry'Imana iteka kugira ngo ribashe kunyubaka ntazabura muri icyo gihugu, kandi nawe niko mwifuriza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turi kuri seri ivuga ngo imirimo iravuga. Imirimo iravuga yagiye ivugira benshi mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Turagenda turebamo bamwe na bamwe, nkuko muri iyi ministeri cyane cyane turi kubaka umugore, ariko kandi n'abagabo nabo turi kumwe, kuko nta mugore ubaho hatari umugabo. Twavuye mu bagabo, niyo mpamvu abagabo nabo turabubaha. Amen. Ariko gusa tugenda tureba abadamu bo muri Bibiliya babaye intwari kugira ngo natwe tubigireho, natwe tugire ubutwari, kuko usanga kenshi na kenshi abadamu twitinya, twinegereje, tukavuga tuti twe ntacyo dushoboye, ariko tubona abatubanjirije batubereye urugero, natwe rero tubigiraho kugira ngo dukomeze. Niyo mpamvu rero Imana yanshyize ku mutima abadamu cyane cyane n'abakobwa, ariko n'abagabo turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Reka turirimbane gatoya iyi ndirimbo ya 41 mu gushimisha, ivuga ngo nasezeranije guhora ngukurikira Yesu. Nta bacuranzi turi kumwe, ariko amajwi yacu arashobora kutwubaka. Reka turirimbanemo ibice bikeya. Imana ibaha umugisha. Amen. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu, minsi yose umure hafi, mukiza wanjye mwiza. Singitinye intambara mbi zose wowe umagarikiye, sinashobora kuzimira, mpora nkuyoboka. Singitinye intambara mbi zose wowe umagarikiye, sinashobora kuzimira, mpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira, ngeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga, teka ngo nkuveho. Ababisha baranyegereye, ndi inyuma n'imbere, nyamara nkwisunze Kristo, ndinde ibicumuro. Ababisha baranyegereye, ndi inyuma n'imbere, nyamara nkwisunze Kristo, ndinde ibicumuro. Mukiza ijwi ryawe numvise, ndutirayo yose, nyongorere mu mutima, ntumvirayo moshya. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura, kandi uruntegeka. Vuge ngo nanjye nkumvire, rengezi nizera. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura,
kandi uwaruntegeka uvuge ngo nanjye nkumvire murengezi ntizera mukiza wasezeranije bagukurikira yukuza bageza mu ijuru ahoraneyo nawe kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera umfashisha ubuntu nibambe we databuja wera kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera umfashisha ubuntu nibambe databuja wera kandi ume kugera ikirenge mu cyawe muyobora imbaraga zawe zonyine zonjya niringira ujye unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si nyumuzanyakire mu ijuru byiza wanyijije ujye unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si muzanyakire mu ijuru kunzi wanyijije ujye unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si muzanyakire mu ijuru kunzi wanyijije urakoze mukunzi wanyijije urakoze wowe watanze ubugingo bwawe ku bwanjye wowe wababaye ku bwanjye wowe watutswe ugasuzugurwa ku bwanjye nyuzwe n'ineza yawe n'urukundo rwawe mwami kandi agusaba kugira ngo unshoboze kukubaha no kukubahisha kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu byo nkora mwami undinde umubi undinde kugucumuraho kandi rehande sangura mambaye ikendoro sekerere andakayo rosa kandere besembe ngora tingerere andorokoyo mugisha wawe ube kuri jye mwami kugira ngo ntabarigize izina ryawe rihabwe icyubahiro kugira ngo ncishwe bugufukirwe hejuru mwami kandi ufashe imitima yumva ijambo ryawe Mana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo twikizanye n'abiki gihe biyobagiza mwami kandi kugira ngo uzaza kujyana itorero uzasanga turi maso uzasanga turi nk'aba bakobwa b'abanyabwenge mwami haleluya urakoze gufasha buri wese izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu amen 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 turakomeje n'iki cyigisho kivuga ngo imirimo iravuga niba ukunze kunkurikirana nkunze kuvuga ku mirimo kuko imirimo nabonye ivuga cyane kandi nabonye imirimo igira imbaraga nyinshi cyane iyo kwizera gufatanyije no kugira imirimo myiza bitanga ubutunzi buhebuje rero we wakiriye Yesu ukamumenya nk'umwami n'umukiza wawe ukore n'imirimo kugira ngo imirimo izaguherekeza kandi imirimo ijya ibasha
gufungura imiryango, ijya ibasha gufungura inzugi zifunze, ijya ibasha gutanga opportunité zari zihari ariko zikingiranye, ariko wakora imirimo zikaba nk'urugi ukinguye, noneho ukabona imigisha ije yirukanka igusanga. Ndasengera umuntu wese uri kumva ubutumwa ibye byafungiranywe, ibye bitari kumugeraho kandi Imana yarabimubwiye mu izina rya Yesu, kugira ngo Uwiteka afungure imiryango, nawe ubona aho ukorera umugisha, kugira ngo inzugi zawe zifunguke, ubone umugisha, ibyo Uwiteka yakuvuzeho bigusohoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo uhore uharane ubaza Imana ngo mwami nkora iki, niki imigisha yanjye ifungiranywe n'iki, noneho ikwereka icyo ukwiye gukora kandi Uwiteka azaguha umugisha. Ndasengera wowe uri i Burayi, wowe Imana yagiriye neza ikakuzana i Burayi, uko byaba bimeze kose waba ufite ubuzima buruta ubwo wari ufite, ndasenga mu izina rya Yesu ngo dutekereze kubo twasize inyuma, Imana iduha umugisha. Ndasengera kandi wowe uri muri Amerika cyangwa se muri Australia, uri ufite ubuzima burushije, ufite icyo urushije abandi, kugira ngo dukore imirimo, kandi iyo mirimo izaduherekeza tukiri muri ubu buzima, kandi hari n'ubugingo buhoraho. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo twe kwizirikana, ahubwo buri wese azirikane mugenzi we. Hari umwe yigeze kuvuga ngo ibibazo biri mu isi, buri wese agiye atekereza kuri mugenzi we, ibibazo biri mu isi byashira. Niyo mpamvu senga mu izina rya Yesu ngo dutekereze ku bandi, twite ku bandi, tureke ku mibabaro abandi bafite, ubundi tubafashe, twabasengera, twabaderivura, twabagira inama, ibyo twakora byose tubikore kugira ngo abantu banezerwe, abantu bagira umugisha, abantu babona amahoro, abantu bagire bashira intimba, tunezeranwe kandi twiteguye kuzajya mu ijuru, aho tutazongera kubabara ukundi, aho tutazakenera gufasha, aho tutazongera kurwana n'isi, aho tutazongera kurwana na Satani, ahubwo tuzaba turi imbere y'Imana tuyihimbaza, dukora ibyo ishaka. Njya mpakumbura, njya nkumbura uwo munsi, hane nawe ndawugukumbuje ngo dukorere isi nk'abayivamo, ahubwo tujye mu ijuru, dukorere ijuru nk'abaritahamo, kuko imirimo iraduherekeza. Hari abantu benshi bagiye bagera mu ijuru, bajya batanga ubuhamya, njye sindagira amahirwe yo kujyayo ngo ngaruke mu isi, niba nzabibona nyiri mu isi simbizi, ariko uko byagenda kose nizera ibyabagezeyo bavuga ko hari umwe watanze ubuhamya avuga ukuntu yagiyeyo asanga umudamu wasaga nkaho ari umukene, umudamu wasaga nkaho nta bintu bifatika afite, ariko ngo ageze yasanga niwe ufite inzu nziza cyane. Kubera iki? Kubera ko yakoreraga abandi, yitaga ku bandi, yikoraga imitwaro y'abandi. Nanjye ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo Imana inshoboze kwikorera imitwaro y'abandi, ndetse nawe agushoboze kwikorera imitwaro y'abandi, kuko iyo tubyikoreye, iyo twikoreye imitwaro y'abandi, iyo tubabariye abandi, iyo tubagiriye inama, iyo tubasengeye, iyo tugize intimba zabo tukabasengera, Uwiteka ajya abasha kubatabara, kandi yabatabaye natwe tuba dutabawe. Hari bimwe Uwiteka dukorera tutabona, hari n'ibyo tubona, hari ibyo tubona byiza bitubaho tukayoberwa aho byaturutse, ariko akenshi kwa kundi biva mu mirimo. Reka turebe undi muntu umwe nanone wakoze imirimo myiza, ikabaza kumuvugira mu gihe atarariho, Imana ikaza kumugarura mu isi. Turabisoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9, Ibyakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa 36, niho tubona izindi nkuru z'umuntu wakoze imirimo iramuvugira mu gihe atarakiri ku isi, mu gihe atumvaga, mu gihe atarebaga, mu gihe ubuzima bwe bwo ku isi bwari bwarangiye, ariko kubw'imirimo iramuvugira arongera agaruka ku isi. Ni Byakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Turasoma, twiyemeje ko tuzajya dusoma imirongo igice kimwe tugasoma, kugira ngo buri wese yumve ijambo ry'Imana ryose, yumve mbese context y'iryo jambo tugiye kuvugaho. Niyo mpamvu tutazajya dusoma imirongo myinshi, ariko tuzajya tugerageza gusoma bikeya, mwumve context. Imana ibaho umugisha. Ubwo rero ni Byakozwe n'Intumwa 9 umurongo wa 36, haravuga ngo Petero azura Tabita, kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi.
murongo wa 37 ngo muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoye bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru, abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero ku murongo wa 40 ngo Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi aramubaha ari muzima. Amen. Bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami, nuko amara iminsi myinshi Iyopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Amen. Izi ni izindi nkuru z'undi mudamu witwa Tabita. Ijambo ry'Imana itubwira ko yagiraga ubuntu bwinshi. Benshi bashobora kumwigishaho bafite teme zitandukanye, ariko teme ndi kuvuga ni ubuntu bwinshi yagiraga n'imirimo yakoraga, kandi imirimo iza kumuvugira ubwo yari yamaze gupfa. Tubona ko ngo yarwaye arapfa. Uburwayi yarwaye ntitubuzi, nekeza ko umuntu adapfa kurwara gutya gusa ngo ahita apfa, ahubwo ashobora kuba yararwaye bakamuvuza bagakora ibishoboka byose, ariko ntakire ahubwo agapfa. Amaze gupfa rero ngo baramukarabya, bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Noneho baravuga bati, nubwo birangiye ariko hashobora kuba andi mahirwe. Haleluya, hari ayandi mahirwe ajya abaho. Amen. Batumaho ngo Petero, baramubwira bati, ngwino kandi ntutinde. Nuko Petero amaze kuza, Petero bari bamwizeyeho ko ari umukozi w'Imana, bamwizeyeho impano z'Imana zo gukiza abantu. Nuko baramubwira bati, ngwino. Ahageze rero baramumwereka, abadamu baratangira bararira, berekana imirimo ngo Tabita yakoze, berekana amakanzu yababoheye, berekana imirimo myiza yakoze. Haleluya. Ngo Petero abyitegereje aravuga ati, nanjye hari icyo ngomba gukora. Iyi mirimo yakoze igomba kumuvugira, imirimo yakoze irahagije kugira ngo imugarure ubuzima. Iyi mirimo yakoze afasha aba bapfakazi, abafasha izi mfubyi, ishobora kumugarura muri ubu buzima, ashobora kongererwa igihe cyo kurama. Haleluya. Nuko ngo Petero aragenda arabaheza. Haleluya. Hari igihe kigera ukaba ari wowe n'Imana, ugaheza abandi, ugaheza amajwi yose, ugaheza ibindi byose, ahubwo ukeherana n'Imana. Nkuko ijambo ry'Imana ivuga mu ndirimbo ya 50 avuga ngo, muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Natwe rero hari igihe kigera ukavuga uti, njyewe n'Imana, ni njyewe n'Imana, ndashaka Imana yanjye, ndashaka kwiherana n'Imana, ndashaka gukingirana ibindi byose, ndashaka gufungirana amajwi yose yo kwiheba, yo kurira. Kuko iyo gumana n'abo bantu, yo kureba ayo marira, urusaku, abantu bakomeza kumusakuriza, noneho kwizera ko nawe kukamanuka, ariko aravuga ati, ndagomba kwiherana n'Imana turi twenyine. Ngo arabaheza. Nicyo gituma mvuga ngo igihe nawe uri kurwana n'ikibazo runaka, igihe kijya kigera ukaba wowe wenyine, ukaheza ibindi byose, ugaheza amajwi yose, ugaheza ibindi byose byagutera stress, ahubwo ukavuga uti, ndatumbira mu ijuru. Imana yabanye nanjye muri kiriya gihe, yabana nanjye no muri uyu munsi. Imana yangiriye neza buriya, yangira neza n'ubu. Imana yagiriye neza uriya, nanjye yangirira neza. Ugafungirana amajwi yose, ukagenda ukiherana n'Imana. Ubwo rero Petero nawe baragenda yiherana n'Imana, aravuga ati, oh haleluya, uyu mudamu yakoze imirimo, ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Ntagira ngo nkwibutse ku buntu, kugira neza n'ubuntu biravuga, bikora imirimo itakorwa n'ibindi, ahubwo kubwo ugira ubuntu Uwiteka nawe ajya yibuka imirimo yawe. Ariko hari abantu baba bagomba kugufasha gusenga. Abo badamu yagiriye neza
nibo bavuze bati mureke dutumeho Petero, nimureke Petero hari andi mahirwe tugerageza, yakoze yakijije abandi hariya, n'uyu munsi Uwiteka yabasha kumukoresha akabasha gukiza uyu mudamu. Nuko ngo aragenda yifungirana mu cyumba cyo hejuru, aramusengera, arasenga, yikonekita n'ijuru, yumva ko ijuru bahamanije. Haleluya! Yumva ko yiyejeje, yumva ko yitunganije, yumva ko ari konekite n'ijuru. Ngo arangije ngo ahindukire intumbi, ngo arayibwira ngo Tabita, ngo kanguka, Tabita haguruka, Tabita kanguka. Haleluya! Nanjye nasenga mu izina rya Yesu ngo mu kigeragezo waba ufite kigaragara nkaho cyapfuye, nako ibintu bagukora ukabona bisa nkaho byapfuye, n'abana bawe babaye ibirara se, urabareba ukavuga uti umwana azavamo iki? Cyangwa se n'ubutunzi wageragezaga, n'ekonomi wageragezaga, n'ubucuruzi wageragezaga ubukabona bwapfuye. Ariko ndakubwira ngo ikonekite n'ijuru, usenga Imana, nurangiza uprokara mu buzima kuri ubwo butunzi bwawe, uprokara mu buzima kuri abo bana bawe, uprokara mu buzima ku mugabo wawe, uprokara mu buzima ku gihugu cyawe, ku baturanyi bawe, ku bavandimwe bawe. Uvuga ubuzima nk'uko Petero yavuze ngo Tabita byuka, haguruka. Nawe uprokara mu buzima, we guprokara mu rupfu, we kuvuga urupfu, we kuvuga igihombo, we kuvuga inyatsi, ahubwo uvuga ubuzima. Haleluya! Petero yavuze ubuzima, yavuze ngo byuka. Haleluya! Wabwira umwana wawe akabyuka, wabwira umugabo wawe akabyuka, wabwira abaturanyi we bakabyuka, bakorera ibigirwamana cyangwa se ari abarozi cyangwa ari ibindi byaha bakora. Ushobora kubabwira uti nimubyuke, kubera ko ufite presence y'Imana muri wowe, kuko ufite imbaraga z'Imana muri wowe. Aho ugenda hose, iyo uri connecte n'ijuru, aho ugenda hose presence y'Imana ibana nawe, kandi ihagenda haboneka ubuzima, kubera ko wiconnecte n'ijuru, kubera ko bana n'Imana. Haleluya! Petero bari bamwizeyeho ko abana n'Imana, ibyo akora byose abagendana n'Imana. Natwe rero tube bantu bikonekita n'ijuru, bahora mu ijambo ry'Imana, bahora basenga, bahora bibwira iby'ijambo ry'Imana ribabwira, bahora bakora iby'ijambo ry'Imana ribabwira. Atari ugupfa kwiyobora gusa, atari ukuyoborwa na kamere, ahubwo ari ukuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Mpora mbyibwira amanywa n'ijoro, ndavuga nti Mana, ijambo ryawe niho hari ubuzima. Ndakwinginze nkundishe ijambo ryawe, ndakwinginze nkundishe gusoma ibyera, ijambo ryawe ryera, kuko ari ryo buzima, ni imbaraga kuri twebwe, niryo ridukomeza, niryo ritwigisha, niryo rituyobora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe, Dawidi ntabuze ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo nawe iryo jambo rigira inshuti, we kwiyobora, we kuyoborwa na kamere. Abantu ntibakugire nabi ngo wumve ko ugomba kwihorera, ahubwo uvuge ati jambo bamurige, jambo babarira, jambo mpindura, ngira igikoresho cyawe. Nkagira ngo nkubwire ko iyo wamaze kubivuga gutyo, iyo wamaze kubyishyiramo gutyo, Uwiteka nawe aza mu ruhande rwawe. Ndibuka igihe kimwe nari mfite, hari igihe umwuka mubi wanjeho, nkumva buri gihe ndarakaye, nkumva ndababaye, nkumva sinezerewe mu rugo, nkumva sinezerewe, nkumva umugabo yavuga nkumva sinezerewe, nkumva sinshaka kuvuga, nkumva mbese umwuka mubi nkumva ndiho. Nuko igihe kimwe dukora amasengesho, bimaraho nk'iminsi ngahe, nk'icyumweru. Nuko dukora amasengesho, nawe arimo, ariko sine nabimubwiye, numvaga gusa mfite umushiha, ntaza ahantu turutse. Nuko dukora amasengesho igihe kimwe, amasengesho yo kurara, tujya dukora amasengesho yo kurara mu dusenga mu mpera z'ukwezi, tariki ya nyuma y'ukwezi, wa gatanu wa nyuma w'ukwezi. Tujya dukora amasengesho yo kuraramo, cyangwa se wa gatanu wa mbere w'ukwezi, bitewe n'uko gahunda zatworoheye. Nuko igihe kimwe rero twakoze ayo masengesho, ndavuga nti no, uyu ni umwuka mubi wanjeho, ndagomba kuwutegeka. Ndavuga nti wa mwuka mubi we waturutse, subiraho waturutse, ngewe ndera, ngewe ndakiranuka, ngewe ndi ubuturo bw'umwuka wera, ngewe ndi ubuturo bw'Imana. Uwiteka atura muri nge, agendera muri nge, mvaho, hunga, subiraho waturutse. Ndasenga, turasenga, ndambara imbaraga, ndarwana uwo mwuka. Sinamenye ukuntu byagenze, ngiye kumva numva mbayeho wa mudamu uhora unezerewe, wa mudamu uhora yishimye, wa mudamu
utagira shikani, utagira ibimuhangayitsa, numva nongeye kuba umuntu mushya. Umwuka mubi ushobora kukuzaho, imbaraga mbi zishobora kukuzaho ukibwira ko ari wowe. Harimo bamwe bavuga ngo ngo ngewe nuko nteye, ngo nuko mfata uko nguko. No, ntabwo ari uko uteye, wowe uri ubuturo bw'umwuka wera. Niba ugira ukumva buri gihe ufite umunabi, ufite shikana, ufite stress, ufite kuvuga nabi, ufite kwangana, ufite kuhora uvuga abandi nabi, n'umwuka mubi uba wakujeho. Ushobora kuwutegeka ukawubwira uti mvaho, ngenda ubuturo bw'umwuka wera. Umwuka wera niwe ugendera muri jye, niwe ukorera muri jye. Ndi ubuturo bw'Imana. Imana iba muri njyewe. Nta wakeza abami babiri, ntago imyuka mibi iri yaba muri jyewe, ahubwo ndi ubuturo bw'umwuka wera. Ariko uwo nguwo ushobora kukuzaho, ariko ntago waba muri wowe en permanence. Niyo mpamvu ugomba gutegeka rero ukavuga uti niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ugomba guhora ubuturo bw'umwuka wera. Ugomba guhora uvuga ineza, uvuga suko inabi ziba zidahari, suko ibibi biba bidahari, suko abakugira nabi badahari, suko abakwanga badahari, barahari. Ariko uri ubuturo bw'umwuka wera, uhora unezerewe. Twigeze tujya ahantu kwasengera, umutware wanjye niwe wari wigishije. Noneho umwe mu ba Kristo bari baraho bari bafitanye ibibazo. Noneho umwe yararimo ashinja undi mbese ko yamusebeje, ko yagize ate. Noneho umutware wanjye arimo yigisha ababwira ati ibyo byose nubwo bimeze gutyo, wenda birashoboka ko uwo muntu yakuvuze nabi, ariko nawe iyo uza kuba uri mu mavuta, iyo uza kuba uri connecte n'ijuru, ntabwo ibi bintu byari kugera hano. Atanga urugero ati ni nk'igihe iyo wisize amavuta, urabona iyo wisize wenda vaseline cyangwa se amavuta yangaya batekesha ukayashyira ku mubiri ukayisiga, ibyondo niyo bije biranyerera. Amazi yanduye yaje akakugwaho aranyerera kuko uba wisize amavuta. Niyo mpamvu rero natwe iyo turi connecte n'ijuru, nubwo ibyondo byaza birakugwaho bigahita binyerera bikagenda, kuko ntibigufataho, kuko uri connecte n'ijuru. Uba connecte n'ijuru ryari igihe iki gitabo cyabaye inshuti yawe. Iki gitabo iyo wakigize inshuti, uba connecte ryari igihe aya mavi yawe wayatoje kuba imbere y'Imana gusenga, igihe watoje ururimi rwawe kuvuga ibyiza, suko ibi bidahari, suko circumstances ziba ari nziza buri gihe. Ariko iyo byitoje bubu buzima, ni ibintu nitoje. Ndibuka igihe kimwe abana bakiri batoya cyane, umukozi w'Imana yarampamagaye arambwira ati Imana imishuri ujya utuka abana. Kandi koko nabikoraga, ariko bari bakiri bato cyane, babiri ba mbere. Ariko nafashe decision uhereye uwo munsi sinongeye kujya nuka abana. N'umwanzuro ufata muri wowe ukavuga uti ngewe mfashe umwanzuro wo kureka iki. N'umwanzuro ufata ukavuga ati ngewe mfashe umwanzuro wo kutongera kwangana. Kandi iyo umaze kufata ukitoza gusoma ijambo ry'Imana, ukitoza gusenga, biba ubuzima. Nagira nkubwire, ndi umuntu singira umuntu mu buzima bwanjye numva nanze, singira umuntu mu buzima bwanjye numva ntageriwe, singira umuntu mu buzima bwanjye tutasangira, singira umuntu mu buzima bwanjye ntagiwe ngo ndare, singira umuntu mu buzima bwanjye mvuga nti uyu nguyu ni igisitaza kuri jye sinavugana nawe. No, uwo muntu ntabaho muri iyi si. Nukubera iki? Suko badahari banyanga, ariko ngewe ndinda umutima wanjye. Ijambo ry'Imana ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo biri. Rero iyo mbonye umuntu azanzanaho ibyaha, ashobora kunkururiraho kumwanga, ntangira kugenza akarenge gake, imibanire yanjye nawe ntangira kwigabanya. Kuko please ubona ko ashaka kugukurura ukamukurikira, n'ubundi azakujyana muri icyo cyobo cyo kwangana. Ariko please umuha distance, mukavugana nk'uko mukavugana gakeya, ukirinda igituma umwanga, uzabishobora. Ariko ibyo byose biva muri wowe, decision wafashe muri wowe, ukavuga uti ngiye sinzangana, ngiye sinzagira ishyari. Suko abandi badafite ibiruta ibyo ufite, ariko ukavuga muri wowe ukavuga uti ngewe sinzagira ishyari. Ni ibintu nitoje nkiri mutoya. Urabona iyo umuntu yabaga yiga muri secondaire, wabonaga abandi bana bambaye neza, bambaye inkweto nziza, bambaye isaha, bazanywa n'ababyeyi babo n'amamodoka, ibyo byose ubu bireba. Ariko navuze ni mutima wanjye nyurwa n'ukuri, ibyawe byiza biri imbere. Haleluya. Iyo rero wamaze gufata uwo mwanzuro ukawushyira mu bikorwa,
Uwiteka aba mu ruhande rwawe. Uyu mudamu Tabita rero nawe yakoraga imirimo myiza, si ukuvuga ko atafite abo yagiriraga neza ngo bamugirire nabi, si ukuvuga ko abo bose bari baje kumuririra koko baje kurira. Hari igihe abantu bahurura akavuga ati bw'abandi bagiye reka nanjye ngende nerekane ko turi kumwe, ariko si ukuvuga ko imitima yose yari iriho imuririra koko. Ariko hari abo yagiriye neza, imirimo yo ituma muri icyo kivunde cy'abo bantu, muri abo bantu bari kurira, Petero arabireba nawe avuga ati reka nsenge. Arasenga, arangije ngo ahindukire iyo ntumbe, arayibwira ngo byuka. Nagira ngo nkwibutse cyane ko imirimo ivuga, wiga gukora imirimo izakuvugira. Kandi ikindi nanone, vuga ubuzima ku byawe, vuga ubuzima, vuga intsinzi kuri wowe. Icyaha runaka kirakunesha, vuga ubuzima, irebe wanesheje, irebe wakirwanyije ukakinesha, irebe kwangana kwavuye muri wowe, ubone ukore imirimo. Hari umuntu umwe yaje arambwira ati ngewe kanaka yangiriye nabi, nanjye numva mwanga. Ndamubwira ni gerageza umwohereze kado. Ngo nabishobora gute, nabigenza gute, namwohereza kado gute kwa nyanga ko nanjye mwanga? Ndamubwira wowe kado uzayimwohereza, wenda si wowe uzayijyana, uzayiha undi muntu cyangwa se uzayishyira mu iposita uyimwohereze. Icyo ni ikimenyetso cyuko mbese wamnesheje, wamweretse ko donc uri hejuru ye, donc utari kwangana nk'uko yangana, ahubwo wowe uramwereka ko wamunesheje. Nuko arambwira ati ngiye kuzabigerageza ariko ntago byoroshye. Si uko umubiri ubishaka, umubiri ukubwira ati bangiriye nabi, uriya yangiriye nabi, uriya yaranyanze namugiriye neza, ngewe wanyituri nabi, uriya yantwariye umugabo, uriya yanyiciye abana, uriya yagize gute, yaranyibye, uyu nguyu yamvuze nabi, uyu yaranteranije akazi kanjye barakatwara, uyu nguyu yakoze ibingibi n'ibingibi. Ibyo navuga nibyo ntabasha kuvuga, ibyo natekereza nibyo ntabasha gutekereza, wowe wiyizi. Ariko iyo wadesize ukavuga uti ngewe nahisemo gukizwa, nzahora nshingwa mu gakiza ka Yesu, nzahora ndi umukristo. Hari umuntu umwe twariho tuvugana, umuririmbyi twahoze turirimbana nkiri mu Rwanda, arambwira ati nkundira ndirimba ivuga genda umukristo nzahora niwe. Kuba uri umukristo ukazahora si uko wari ubona iminsi myiza mu buzima bwawe, ahubwo ni decision uvuga, ufata ukavuga ati nge nzahora ndi umukristo, nzahora ndiwe, ndi umukristo nzahora niwe. Ari wambwira ati benshi numvise ko inzira bayivuyemo, ariko sinumva impamvu abantu bayivamo. Namubwira nti wenda bahuye n'ubuzima bugoye. Arambwira ati ubuzima ubwo ari bwo bwose umuntu yahura nabwo, nta mpamvu yo kureka kuba umukristo. Nanjye ndakwifuriza mwene data ngo ntureke ubukristo, ntureke iyo nzira, ibikomeye bizaza ariko utumbire mu ijuru, kuko gutabarwa kwacu niho kuturuka. Kandi yabanye n'abatubanjirije, iracyari muri business. Yesu yavuze ko atazadusiga, ko atazaduhana, ko azabana natwe mu bikomeye, ko azabana natwe mu biturushya, ko atazadusiga kuko urugamba turwana rwo yarunyuzemo araruzi. Nawe komera rero, ndagukomeje nkwibutsa ngo kora imirimo myiza, gira kwizera ukongereho imirimo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, ariko kwizera gufite imirimo ni ukwizera kuzima. Nicyo gituma rero iyo twizeye turakora, iyo twizeye tugira icyo dukora kigahamya kwizera kwacu. Ntago uwo muhungu wakunze umukobwa yavuga ngo ngewe nizeye ko nzashaka uriya mukobwa, atagize kwizera ngo agenda amubwira ngo ndagukunda nshaka ko tuzabana. Ni ukuvuga ngo kwizera rero kugomba kugenda kuherekejwe n'imirimo. Ntago wagira kwizera uvuga ngo nzatunga amafaranga mu gihe wirirwa wicaye. No, ugomba kwizera kandi ukagira ikintu ukora, ugatinyuka ukavuga uti ngiye kurangura. Ni ibintu byoroheje se, ngiye kurangura, Uwiteka azabitubura. Ntago wagira kwizera kuvuga ngo ngewe nzicara nta kintu nkora ngo amafaranga azamanuka ngweho. No, ugomba kwizera ariko ukagira icyo ukora. Uhere ku gitoya se ufite, si ngombwa ngo uhere ku binini, ushobora guhera kuri bikeya, Uwiteka akabitubura. Nagiye mbona mu ijambo ry'Imana ntago kenshi Uwiteka yagiye ahera ku binini, yaheraga ku kantu gato akagatubura kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Nawe rero wahera ku bitoya, Uwiteka akazabitubura. Ndagusabira umugisha w'Imana nkubwira ngo
ukomere ukore imirimo, kandi imirimo izagukingura inzugi nyinshi. Ukore imirimo ijyanye n'urwego uriho, si ngombwa ngo ukore binini nk'iby'abandi bakora bafite ubushobozi, ahubwo ku rwego rwawe. Uko twabonye ko umupfakazi yatanze ifunguro ryo yarasigaranye, tubona ko bariya badamu bakoraga kwa muganga, bariya babyaza banze gukora nabi, tubona ko Tabita yatangaga imyenda. Donc ku rugero rwawe hari abakora binini byo hejuru bitewe n'ubushobozi bafite, ariko hari n'abakora bitoya bitewe n'ubushobozi bafite, kandi byose bizana umugisha ungana. Hari umugabo umwe namwumvise kuri shene yitwa Umuco Wera yo mu Burundi, avuga ati abantu yagiye mu ijuru, aravuga ati abantu bakora ibintu bakora imirimo ikomeye banganya umugisha n'abakoze mitoya, kuko wakoze mitoya nibwo bushobozi yari afite. Tuvuge nk'umuntu agiye gufashisha undi 10,000 by'amafaranga y'amanyarwanda cyangwa se y'amarundi, none undi afashishije miliyoni, uwo w'10,000 wenda niyo yari afite ntashobora kubona miliyoni, noneho uwo ufite miliyoni watanze miliyoni wenda afite nka miliyoni 100. Urumva rero nubwo bakoze imirimo mu mibare amafaranga atandukanye, hari amenshi n'amakeya, ariko baranganya. Niyo mpamvu nawe rero ntucike intege ngo unanirwe gukora ngo kuko ibintu ari bitoya. Imana iguha umugisha ungana n'uwatanze byinshi bitewe n'ibyo afite. Kimwe n'uriya mudamu wagiye gutura agatura ngo ikuta rimwe, Yesu yashimye ituro rye kurenza irya babandi batanze menshi. Uko tungana rero dukora uko nguko, kandi Uwiteka azaduha umugisha. Ndagusabira umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze Data, ubwo ijambo ryawe reka rigende rikora imirimo mu mitima y'abaryumvise. Kandi Mana, ndasengera umuntu wese ibye bifungiranye, ibye itari kumugeraho imigisha wamuvuzeho, ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo umwereke icyo akwiye gukora kugira ngo ibye bimugereho. Urakoze kutwagura, urakoze gufasha buri wese mu kwizera kwe, mu ko ashoboye. Mwami, umwagure, umugiraho umukura n'ahandi umugeza, kandi ibyo ukora byose ubikore kwihesha icyubahiro. Urakoze kuri kumwe nanjye, kandi wowe watangiye umurimo mwiza muri njye, ni wowe kuwukomeza. Nanjye ndi igikoresho cyawe gukora ibyawe nk'uko wabigambiriye Mana. Urakoze kuri kumwe natwe, icyubahiro n'ubutware bibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.